Tujya kwakira undi munyarwenya witwa Eric Rutsiro. Abantu b'Rutsiro mwikomera amashyi twumve. Tujye kwakira Eric Rutsiro. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Eric Rutsiro. Ndagukumbura nyir'umubaba, umusazi wansigiye uraterera, urijimye uteye ubwoba, wagiye ngukeneye DJ. Murakoze, nitwe Eric Rutsiro, mu rugo ni Nyagatare. Urabona nyine hari ukuntu Bibiliya itubwira ngo Imana yaremye isi n'ijuru, noneho bwa kabiri irema umuntu, noneho uwo muntu yishyiriraho ibintu byemewe n'ibintu bitemewe. Ibyo bintu tugenda tubigenderaho kugeza n'ubu, ariko bari abantu bahimbye biriya bintu iyo baramuka babicuritse nk'ibintu tuzi twe byemewe bikaba bitemewe, noneho ibitemewe akaba ari byo byemewe. Urabona nko kugenda n'ibintu byemewe duhuriyeho, nko kugenda bikaba bitemewe. Waba wagiye ukaba ngo yarananiranye, ngo mbega umwana wananiranye gavuye i Rutsiro agera i Kigali, mbega urwana rwarenze indero, nyine ugasanga nibyo. Ngo noneho ngo yarakabije, ngo buri cyumweru ajya gusenga, nyine ukumva waciye amabere inka. Noneho bya bintu tuzi ko bitemewe, bya bindi dukora bwihishwa, akaba ari byo bintu byemewe koko. Noneho kumva n'ababyeyi bari kudushima ngo kwa Karori bafite akana karezwe, uzi ko ku munsi gasambana 7, mbega ikinyabupfura we. Noneho afite karumunaka kari kubyiruka neza. Ejo bundi bagiye mu nama, tugiye kumva karaturitse karasuza, abarabo bagakomera impundu. Noneho ugasanga n'abagabo bari gutuka abagore babo, ngo nta mugore mfite, uzarebe umugore wa Karori. Ejo bundi ntiyaroze umuntu akahita apfa, wowe urasamye gusa. Noneho twe nk'abahungu ababyeyi bacu bajya badutuka, ugasanga nka papa wanjye ahora ntuka ngo arikeri nguri ikigoryi, ngo umuntu ugeze imyaka 17 nta n'umuteza urwaye, ubwo ni ubwenge. Ngo wajya ureba ku bandi bana, Damascene ntarwaye sida, wowe uraho wasamye gusa ngo uburikize. Noneho n'abakobwa bajya babatuka, ugasanga nk'umukobwa ngo eko Karari uri muzima warasaze imyaka 27 nta n'akavideo na kamwe ufite kuri YouTube, wabuze Henikeni. Gafite logique, ako tuba twatekereje. Nyine murabona RBC igitubwira ngo twirinde ihohoterwa, mukomere RBC amashyi nyabona, rikorerwa abana bato cyangwa bakuru nkatwe. Nyine nanjye biriya bintu pe nkunda kubirwanya cyane, ariko nge nari nzi ko ihohoterwa rikorerwa igitsina gore gusa. Nge nabyemeye ejo bundi bimbayeho. Ngewe hari umugore yampaye akazi ko kwigisha umwana we kuru. Ijoro rya mbere njya kwigisha umwana, ijoro rya kabiri umwana ndamwigisha, no ku munsi wa gatatu mbona haje cyanyine. Cyari igisore kiramfata, mbona nta kundi ndemera. Noneho ndavuga ati reka ndeka mpohote, ariko ndayitangira kuririmba. Ndihangana aramuhotera, bigeze ku munota wa 7 numva ihohoterwa ritangiye kundyohana. Ndavuga ati reka mwihorere, aramuhotera, arangije mbura ibimenyetso. Ndavuga ati ngombe nge kuririmba, nk'ejo ndamuhamagaza dusubire mu ihohoterwa kugira ngo mbone ibimenyetso. Nabwo aramuhotera ndabibura, birise yamuhoteye icyumweru cyose mbura ibimenyetso.
ngiye kumva aramamagaye ngo nintemera umwana aranjyana muri riba ahubwo ariho gafite logique mwagakomeye amashyi se gatuba twavunitse. hari ukuntu bavuga ngo Imana yaremye isi n'ijuru, noneho irema n'inyamaswa, ariko n'abantu turuta inyamaswa ubwenge buruta ubw'inyamaswa, ariko n'inyamaswa sigira ubwenge sibyo ko zidavuga. buriya nk'inyamaswa ziramuka zivuga ukabona nk'intozi zagiye kwigaragamba ngo zishaka ubuzima gatozi, noneho ugasanga nyine ariko buri seriye ese mo warekeye cyane igendera, ugasanga nyine inka nazo zigira ubwenge pe, ariko inka niyo nyamaswa igira ubwenge cyane. mwaretse tugazirira nk'agaciro koko, ugasanga twubatse nk'ibitaro by'inka ukumva nk'inka yagiye kwicisha mu cyuma i Kanombe. ibyo bintu si byadushimisha. murakoze, nitwe Eric Rutsiro. Hongera